kiliziya twifatanya n'umuryango wa Faustin Imana usabye misa ushimira Imana izigawema kubakorera bayisaba gukomeza kubarinda no kubana nabo muri byose bayisaba kubakomeza kwizera ukwemera n'urukundo twifatanya kandi n'umuryango wa Valensi uzaba kiriho na Sylvia Imana basabye misa bashimira Imana ko yabafashije bakawujuje imyaka 16 bahawe sakramenti y'ugushyingirwa ikaba yarakijije Sylvia urwaye barasabira umugisha ababaye hafi muri icyo gihe cyose binyuze kuri Yesu nyir'impuhwe. Bakristu bavandimwe intore z'Imana, Kristu Yesu akuzwe, Kristu Yesu akuzwe. Uyu munsi turahimbaza umunsi mukuru w'isakramenti ntagatifu y'Ukarisitiya, umubiri n'amaraso bya Yesu Kristu. Ndabifuriza mwese umunsi mukuru mwiza. Abana bateguwe 145 bari guhabwa Ukarisitiya ya mbere. Nabo rero tubasabire Nyagasani agirire ingabire z'ububasha gusakramenti y'Ukarisitiya maze abahaza kungabire zose. Dusabe rero Nyagasani izo ngabire zo kumumenya mukunda gusakramenti y'Ukarisitiya kumwaka kenshi no kubana nawe cyose. Twaje gufitwa n'ibyaha byacu kugira ngo dushobore gutsinda Ukarisitiya. Nemere Imana ishobora byose. Imana ishobora byose nitubabarire dukize icyaha
rya mbere, umugati na divayi bya Melikisedeki. Ayo magambo yose dukoresha mu Ukarisitiya, mbese nk'amaturo, umugati, divayi, umusaseridoti, gusangira, umugisha, yaravugwaga no mu isezerano rya kera. Yagaragazaga ukwemera bafitiye Ukarisitiya. Isomo ryo mu gitabo cy'intangiriro. Aburahamu ubwo yahindukiraga amaze gutsinda abami bane, Melikisedeki
rwa yesu n'ingwate y'ibyishimo by'igaruka rya nyagasani. Dutege amatwi kugira ngo dukomeze kwemera. Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinto. Bavandimwe, njyewe rero dore ibyo yashyikirijwe na Nyagasani bikaba ari byo nabagejejeho. Nyagasani Yesu araye ari butangwe, yafashe umugati maze amaze gushimira arawumanyura avuga ati, iki ni umubiri wanjye ubatangiye, mujye mubikora namwe niho rwibutso rwanjye. Barangije kurya n'inkongoro ayigenzereza atyo avuga ati, ni inkongoro y'isezerano rishya rishingiye ku maraso yanjye, mujye mubikora namwe, kandi igihe cyose muyinywereyeho bibe urwibutso rwanjye. Kuko igihe cyose murya uyu mugati mukanywa no kuri iyi nkongoro muba mwamamaza urupfu rwa Nyagasani kugeza igihe azazira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Muri icyo gihe Yesu yabwiraga imbaga y'abantu iby'ingoma y'Imana kandi akiza abari babikeneye. Umunsi uciye ikibu, ba 12 baramwegera baramubwira bati, sezerera aba bantu bajye mu nsisiro no mu ngo ziri hafi aha bashaka icumbi n'icyo barya, kuko aha turi ari ku butayu. Maze arababwira ati, mwebwe ubwanyu nimubahe ibyo kurya. Baramusubiza bati, nta kindi dufite kitari imigati 5 n'amafi 2 gusa, keretse ahari twebwe ubwacu twajya kubagurira icyo barya. Koko hari abagabo bageze nko ku 5,000. Yesu abwira abigishwa be ati, nimubicaze mu dutsiko tw'abantu nka 50-50. Babigenza batyo, barabicaza bose. Nuko afata ya migati 5 n'aya mafi 2, areba ku ijuru, abivugiraho amagambo y'umugisha, hanyuma arabimanyura abiha abigishwa be kugira ngo babihereze abantu bari aho. Bararya bose barahaga, barundarundira hamwe ibisigaye byuzura inkangara 12. Iyo ni ivanjiri ntagatifu.
tukazaho iyobera ryo kwemera kwacu, kwemera ko Yesu Kristu ari muzima mu sakramenti y'Ukaristiya. Ukaristiya rero ni isakramento rya Yesu Kristu ubwe rwose, umubiri we n'amaraso ye, ibimenyetso by'umugati na divayi, agatubera icyarimwe igitambo, ifunguro n'inshuti tubana. Ibyo duhimbaza uyu munsi. Iryo yobera rero ry'ukwemera ni ibyo bimenyetso tubona ngo Yesu Kristu muzima, umubiri we n'amaraso ye, mu bimenyetso bigaragara amaso yacu. Yobera ry'ukwemera bivuga n'ibanga, ibyo twemera kandi twizera, turabyumva ariko bikaba bishobora kutugora kubisobanura bwite. Kubwira umuntu ngo mu Ukaristiya harimo Yesu Kristu ubwe rwose biragoye, ariko twe kubyumva, tugerageza kubyumva kuko hari byinshi birimo birenze amaso yacu, tukabibonesha amaso y'umutima. Iyo iyobera ry'ukwemera ntabwo ari ukuvuga ko ari ibiyoberanye cyangwa se ibinyoma, ahubwo ni iryo banga twebwe dufite n'isano dufitanye n'Imana igenga ubuzima. Kiriya ikintu tuba dufite bwibitsemo nk'ibanga ariko utashobora gusobanura ngo babyumve, si byo? Icyo twita iyobera rero iwacu. Nawe ubwawe kugira ngo wisobanure ntiwabishobora, wakwisobanura kuhari, wakubaza ngo urinde wakwisobanura, ndetse ukabona gutera icyivugo ngo ni mwene kanaka na kanaka niyo kimeze gutya, birahagije se? Muri ibintu utashobora kuvuga, turamanye ngo tukugize n'uzitwarira, ariko umuntu akakubona ugenda uri umuntu, ariko uzavuga ngo umuntu ni iki? Wasubiza iki? Wasubiza iki? Kuhari kandi bigaragara, avuga ngo ni iki? Ngo ni agasimba kagera gutera ngo gatekereza, ibi byose bashaka ibisubizo bagera gutera, ariko hari byinshi bigize umubiri. Natwe ibyo tubasha gusobanura ni uko muri Hostia, muri Ukaristiya, mu bimenyetso by'umugati na divayi harimo Yesu Kristu ubwe rwose, umubiri we n'amaraso bye, atubera icyarimwe igitambo, ifunguro. Ibyo rero Yesu Kristu ubwe niwe ubiduhishurira, kuko twabibise mu isomo rya kabiri. Paul Mutagatifu abivuga muri aya magambo dushobora ko yaduhaye umubiri we n'amaraso ye ngo tubere ifunguro. Ati njyewe rero dore ibyo nashyikirijwe na Nyagasani bikaba ari byo nabagejejeho. Nyagasani Yesu ari butangwe yafashe umugati amaze gushimira arawumanyura avuga ati iki ni umubiri wanjye ubatangiye, ujye mubikora urwibutso rwanjye. Barangije kurya n'inkongoro agenzereza atyo avuga ati ni inkongoro y'amaraso y'isezerano rishya rishingiye ku maraso yanjye, mujye mubikora kandi igihe cyose munywereyeho urwibutso rwanjye. Yesu Kristu twemera ko ari umwana w'Imana, yagize umuntu n'Imana. Hari utabyemera? Niba Yesu ari Imana rero, ububasha bw'Imana buhatse byose. Ijambo ry'Imana rirarema. Igihe yaremaga ijuru n'isi n'ibiriho byose, yavuga ngo ntibibeho, bikagira bite? Bikabaho. Bivuze rero umubiri, iki ni umubiri wanjye, wari umugati uhinduka iki? Umubiri wa Kristo. Yavuze ngo iki ni amaraso yanjye, yari divayi ihinduka. Ubwo bubasha Yesu yifitemo buhindura ko ibimenyetso tuzi ububasha bw'ubuzima Yesu Kristu akoresha kugira ngo adutagatifuze. Icyo murabyumva kandi tubyumvikanyeho, si byo? Hanyuma rero atubera icyarimwe igitambo, ifunguro n'inshuti tubana. Tumaze kubona ko ni ifunguro. Ububasha bw'ifunguro rya Yesu Kristu bugaragara mu ivanjiri tumaze kumva. Yesu Kristu mbere y'uko atwaye ifunguro yabanje kugaragaza ububasha yifitemo igihe yaturaga imigati akagaburira imbaga y'abantu. Ububasha bw'ijambo rye buhindura imigati 5
ubushobozi bwo gutunga abantu 5,000 bagajya bagahaga bagasarura imanyu biruta kure ya migati itanu Kristo yakoze. Ariko murumva icyo gitangaza yakoze ububasha afite amaze gufata imigati itanu akayibagisha akayisarura yarayimanuye ahereza abigishwa bahereza abavandimwe abantu bari 5,000 bararya bose barahaga basarura ingangara zingahe 12 mu gihe ya migati itanu niyo washyira mu ngangara imwe utanayibona yajya munsi mu ndimi ariko ingangara 12 zirasarurwa kuri ya migati itanu abantu 5,000 bariye bagahaga bakayisarura kuko ububasha bwe burenze kure ibyo dushobora kumvisha amaso yacu. Ukarisitiya rero muri Yesu Kristo aduhaza twese Ukarisitiya karakana gatase buriya muntu yahaga ariko ari ububasha bw'ikirenga. Mushaka kubyuka muzabaze ubuzima bwa mutagatifu Marite Robin wabayeho ubuzima bw'igihe kinini atuzwe n'Ukarisitiya ntagatifu yonyine kandi yamaze igihe kirekire ku isi aryamye ari aho ngaho, sibyo? Abandi muzagende mubaze Anatariya Kamazima Kayikiroho yamaze ibyumweru 2 atarya atanywa atunzwe n'isakaramento y'Ukarisitiya gusa. Hano birashoboka ko mu bubasha bwa Kristo buraduhaza. Murumva abana, Yesu Kristo ni muzima mu Ukarisitiya. Hanyuma rero atubera igitambo rero cy'Ukarisitiya. Yesu Kristo ubwe iki ni umubiri wanjye mwakire murye, ni amaraso yanjye abamenewe. Yesu Kristo yatwihaye ifunguro anatwitangira kugira ngo tubashe kumwakira ifunguro yaritanze kugira ngo tubeho. Igitambo rero gisaba iki? Gisaba kwigomwa Kristo yazakoze kugira ngo isi igire ubugingo. Yesu Kristo yemeye gupfa kugira ngo dukire. Niyo mpamvu rero umubiri n'amaraso bye tuyakira nk'igitambo yitanze kugira ngo tumwakire, arirekura akatwiha kugira ngo tubashe kubaho. Niyo mpamvu rero Ukarisitiya ntagatifu ni isakaramento ribumbye amasakaramentu abiri. Hari isakaramento bita Ukarisitiya n'umusasaridoti utura igitambo ari nawe Yesu Kristo yanyuze mu bubasha ubwo butagatifuza umugati na divayi bikabumuriwe n'amaraso ye, bityo abamuhawe bakagira ubuzima akitanga iteka akitanga. Ariko kugira ngo icyo gitambo kibeho kuko hagomba kubaho bya bimenyetso cyo kwigomwa. Umubyeyi arigomwa kugira ngo umwana agira ate no kugira ngo turye, hari ubwoko kwitanga kugira ngo turi ibishyimbo turya byikomeje twarya hari bigomba kuboneka kugira ngo ubuzima bukomeze. Hari kwigomwa rero, buri wese agomba kugira icyo yigomwa kugira ngo ubuzima bukomeze. Igitambo cya Nyagasani kiduhamagara natwe kwitanga no kwitangira abantu kugira ngo ubuzima bukomeze bubeho. Niyo mpamvu iyo tuvuga ngo misa ni igitambo cy'Ukarisitiya, bivuga ko twese abaje gutura icyo gitambo tugomba kugira icyo twigomwa kugira ngo noneho rya sakaramento rigira agaciro mu buzima bwacu. Ariko usanga akenshi tuza mu masara nta mwanya twabishyizemo, nta no gutegura. Hari ituro kuko twabyumvise mu gitabo cy'Intangiriro. Aburahamu ubwo yahindukiraga amaze gutsinda abandi bane, Melikisedeki umwami wa Salemu azana umugati na divayi yamuherezabitambo w'Imana isumba byose. Hanyuma asabira Aburahamu umugisha avuga ati, Aburahamu nagira umugisha w'Imana isumba byose yaremye ijuru n'isi, kandi yasingiza Imana isumba byose yashyize abanzi bawe mu maboko yawe. Nuko Aburahamu amutura igice cya 10 kuri byose. Kristo Yesu akoze. Ituro rya misa rero burya ni itegeko kugira ngo igitambo cy'Ukarisitiya kibe ubundi ituro ni ngombwa kuko ni igitambo.
iryo turo hari icyo abakristu bazana, hari n'umugati na divayi. Umusaseridoti aba agomba gutura ashimira Imana kandi asaba umugisha aho mbaga y'abantu. Rero inaha ntabwo twese tubitozwa uburyo buhagije ku buryo tubikora nk'aho ari ibintu bisanzwe, nyamara wakagombye kuba ari umuco umuntu wese uje gutura igitambo cy'ukarisitiya akaba yitwaje ituro ahereza. Bavuga icyacumi mu byo weje cyangwa se Imana yaguhaye, ariko se uzana iki uje gutura igitambo? Ndetse no mu yindi mico muzasanga ikintu cyitwa igitambo yerekezwa n'ituro. Iyo ugiye mu bapfumu araguza n'igitambo ariko akijyana, mara waza mu misa ukaza bwoko igiciro cy'ituro. Ni ahandi mu bindi bihugu uretse hano mu Rwanda nabonye, mu bindi bihugu byose nanyuze usanga ituro rifite agaciro gakomeye cyane. Misa iyo ugeze igihe cyo gutura buri wese arahaguruka agahereza Imana. Niyo wowe nta mafaranga ufite, mu byo uba ufite hari kuba wejeje n'amarawe. Ni ukuvuga ngo icyo gihe niba yejeje niba ari ibigori usanga akenshi nta mafaranga menshi bagira. Utabonye aza yitwaje n'ikigori wenda kimwe, cyangwa se yazanye umwembe, cyangwa se yazanye inkwi, cyangwa se yazanye ikintu yazanye ibishyimbo, igihari azana icyo ngicyo, azana icyo gahereza. Ukaza kumeza nta n'ikintu yitwaje. Uyu munsi twige natwe kumenya guhereza ituro herekeza igitambo. Tujye tuza mu misa twagiteguye, hanyuma iryo turo riherekezwa n'isengesho natwe dutura, hano n'umusaseridoti agatura umugati na divayi, byose tukarongeramo umugisha. Niyo aba ya magambo avuga ngo bavandimwe nimusabe kugira ngo igitambo cyanjye nacyo cyane kinyure Imana Data ushobora byose. Mugasubiza mute? ngo Nyagasani yacu igitambo hereje gihesa izina ry'ibisingizo n'ikuzo, kandi kitugirira akamaro, kikagirira na kiliziya yose. Niba se nta kintu we wahereje akamaro kikugire nta kantu, uruhare rwawe ruri hehe? Byumvishe gake, ntabwo tubyumva. Niyo mpamvu tubivaho ugasanga nta nubwo bidufasha. Maze twige natwe tugira uruhare mu gitambo cy'ukarisitiya. Yesu Kristo rero adutungira ubuzima n'ifunguro n'inshuti tubana. Yesu rero atubera ifunguro. Iyo umuntu kugira ngo ubuzima bubeho umuntu akenera ifunguro, sibyo? Siko bigenda. Ngaho nkubwire, ushobora kumara igihe kingana iki kuri iyi si utarya? Nzi mu byibazo ukabaho kandi ugakomeza kugira imbaraga. Bamara igihe kingana iki? Ukabije warenze icyumweru kimwe, nacyo ushobora kutagira agato kandi nyuma y'umunsi umwe cyangwa ibiri utariye, nta mbaraga uba ugira, nta mbaraga uba ugifite. Uyu munsi rero twitoza kumenya agaciro k'isakramento ry'ukarisitiya mu buzima bwacu nk'ifunguro. Uko umubiri ukenera ifunguro, niko roho yacu nayo ikenera ifunguro rya roho. Kujya ntangaza n'abantu bifungira amasakramento, ugasanga ubayeho udahabwa ukarisitiya, udahabwa amasakramento. Ubwo buzima buba bumeze gute? Ubwo buzima bwakomeye. Nawe mujye muri uwo mwanya rero, umubiri iyo ubuze ifunguro ucika intege, ukugera ku rupfu ugapfa wishwe n'inzara. Gusa iyo roho ibuze iryo funguro rya roho, iyo yabaho igihe kingana iki? Ibaho igihe kingana iki? Mujya mubitekereza? Ugasanga umuntu agize atya, avuye muri kiliziya gatolika aho ifunguro rifite agaciro, ukagenda yandi bati amaherezo ujyana bya bibazo byose ugenda uvuze ngo ndabifite, ugiye kubikemura, ariko ntabwo ubigenda, ntabwo bishe, urabigendana. Iyo uvuye gusenga ukajya mu cyumba cyawe umara cya kibazo. Nyamara imbaraga z'iri sakramento riratuvugurura, roho igakomeza kumera. Akenshi bituruka ku cyaha. Icyaha sinajya guhazwa nakoze icyaha,
nzabaza nshaka iteretensi mbanze kurorera igihe ejo ni uko nabonye padiri byakunze barishingiye baragiye hashira iminsi undi ko muri njyewe z'imanzu sinzarasubirayo ubwo reka nzagenda hariya bitabo zikuraho ikidodo uko ari kagurishe n'ubundi karacyahari karaguherekeza ubuzima bwawe bwose ariko ujye wibaza Yesu Kristo twakomeje kuzirikana no mu mutambagiro ku magambo ya Yesu Kristo ati nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu nimunywe n'amaraso ye muzagira ubugingo muri mwe urya umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye agira ubugingo bw'iteka kandi nzamuzura aya magambo ari muri Bibiliya ari muri Bibiliya Evangelist na Yohana umutwe wa 6 zasoma ku murongo wa 1 ukurikire uzasanga cyane cyane aya maze ya nyuma uzasanga uhereye ku murongo umutwe wa 6 umurongo wa 58 ni isezerano yadusigiye ry'ubugingo bw'iteka ko aradutunga akaduha ubugingo kandi hirya y'urupfu hari n'isuka none se muvandimwe niba udahambira isakaramentu ufite ayahe mizero y'ubuzima bw'ejo hazaza iyo wifungiye amasakaramentu ukamara umwaka ukamara 2 ukamara 3 ukamara 4 ese uramutse upfuye uri muri icyo cyerekezo wawe ugiye hehe ujya mubyibazaho gitekereza uramutse upfuye ugapfa nta mizero y'ubugingo n'izuka usiga ubuzima bukurikiyeho uko bumeze umunsi twitoza gukunda isakaramentu turane kurihanga kenshi wakire Yesu Kristo tube muri ayo mizero y'ubuzima hanyuma rero abana natwe te iyo tumuhawe aradutunga akaturema ubuzima kuko ibyo turya byose biratwubaka byubaka umubiri wacu tukubaka ubumwe nawe rero izuka rero n'ubugingo bifitanye isano na kamere Imana ifitemo niba koko umubiri we n'amaraso bye bifite agaciro ko gutunga umubiri na roho niko n'imibiri yacu izazukana ubudashanguka bushingiye ku bubasha bw'ikuzo yifitemo kuri kamere Imana ye iyo turya bitubesha Yesu nawe rero kuko tumwakira kuko tubeshaho igihe rero azaza mu mibiri y'abamuyobotse muzumwe nabo n'imibiri yacu izazuka aho niyo yaba yarageze afite ubwo bubasha bwo kwisubiza agaciro yaremanywe saba rero Nyagasani izo ngabire zo kurushaho kumenya Yesu Kristo mu isakaramentu rya Eucharistia tumukunde tumuhambe kenshi tumwubahe tumushengerere kandi ubuzima bwacu bari kwivugurura kubera ingabire Nyagasani Yesu nabane namwe mbere yuko twamamaza kwemera kwacu tugiye gusaba abana bagiye guhabwa Eucharistia ya mbere hagarara imyanya yabo bana banjye nkunda kera mukiri bato ababyeyi banyu babazaniye kiliziya babasabira kubatizwa umusaseridoti abakirana ibyishimo umusaseridoti yahise yumva neza ko ababyeyi banyu bashaka kubarera Gikristu ngo uko mukura mujye mugenda murushaho gusa na Yesu maze muzature mu ijuru nawe musa nawe mumureba ameze nk'ukuri nuko murabatizwa babasiga amavuta bambika umwenda wererana banabaho muri ngo mutazayoba inzira ibajyana mu ijuru muzi icyatumye ababyeyi banyu bashaka ko mubatizwa nuko babakunda bagashaka ko musangira ibyiza byose bafite iki cyatumye badashimishwa gusa no kubabyara
kubaha aho muba, kubagaburira no kubambika, maze bakabakunda bihebuje mu kubamenyesha no kubakundisha Yesu Kristo, kugira ngo bajye bashimishwa no kubabona mwizihiwe muri kumwe nawe, umunezero mukesha kuba abana b'Imana Data bakunda byahebuje. Urwo rukundo ababyeyi banyu babafitiye nibo rwatumye basaba abasaseridoti kubinjiza mu muryango w'abana b'Imana bwa batisimu, nuko nabo biyemeza kuzabana na Kristo, babatoza kwirinda ikibi mugahitamo icyiza, murangamiye Yesu Kristo umwana w'Imana. Ibyo ababyeyi banyu b'abatisimu basezeranye ni nabyo kandi abarimu banyu mu mashuri, abakateshisite, abihayimana, natwe abasaseridoti banyu bagerageje kubatoza uko imyaka yahitaga, none ubu mwabaye inshuti zikomeye za Yesu muri buhabwe mu kanya mu isakaramentu y'Ukarisitiya. Mbega ibyishimo mugiye kugira byo kubana na Yesu abarimo namwe mu murimo. Muri aka kanya ngiye kubabaza kugira ngo mutubwire niba mwemera ibyo byiza ababyeyi banyu babahitiyemo mukiri bato, maze abari uko kwemera muri buze guherwamo Yesu mu Ukarisitiya. Mwishimiye rwose ko muri abakristo? Murishimiye kugira ngo mubeho mu byishimo by'abana b'Imana ntanze icyaha, kugira ngo icyaha kitaza kubanduriza umwenda wa batisimu na shitani yo soko y'icyaha. Mwemera Imana Data ushobora byose waremye ijuru n'isi? Mwemera na Yesu Kristo umwana w'ikinege ugiye kuza kuba muri mwe mu isakaramentu ry'Ukarisitiya mugiye guhabwa? Mwemera na Roho Mutagatifu ubakunda byahebuje akabafasha kugenda murushaho kuba beza nka Yesu na Bikira Mariya? Sukura umutima n'umubiri wabo, ubambike ubwiza bwawe, basendereze n'ingabire yawe, maze baberwe no gutimbagira basanganira Yesu wasutse bagiye guhabwa mu isakaramentu ry'Ukarisitiya bwa Yesu Kristo nyine umwami wacu. Ngaho rero tubashimire, tubigire tubahe amashyi. Tuhaguruke maze natwe twamamaze ukwemera kwacu. Twemera Imana imwe, twemera na Nyagasani umwe Yesu Kristo umwana w'ikinege w'Imana. Mbere ya byose Imana Data yabisanzwe umubyaye, ni Imana ikomoka ku Mana,
unagusaba gukomeza kubarinda
Imana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo byose ubishyikirizwa na Kristo, ukabihabwa hamwe nawe, ukabihebwa muri we, mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Amazina ni Olivier Nshimiyimana, ukunze kwita Gashumba. Ndi umukristo muri Paruwasi ya Kabuga, aho abatinya kwiga umwaka wa mbere teoloji. Mukomeze mumusore nk'uko musanzwe mubikora, amasengesho yanyu yarashyigikira iteka kandi abashimira abakozi. Bikira Mariya dusaba turonye ingabire zose twerekeza no kwakira jambo kubana nawe. Marayika yacu twumva Imana kuri Mariya, Maria
ugasingiza nyagasani isoko y'imigisha yose unezezwa n'umucyo bwawe kwemera ugatagatifuza imitima yacu umurava turimo mva amasengesho yacu umugisha ibi bikoresho n'ibimenyetso by'ubuyoboke amashapure amashusho imidari impeta n'ibindi byose ibitabo igihe cyose babikoresha bamwe byambaye igiti mu nzu ibindi byifashisha basenga bashobora gusura umwana wukunda ugateka iteka ryose nyagasani